reka mvuge icya kabiri. Icyo icya mbere navuze ngo icyo umuntu akizwa ni iki? Icyo ugomba gukizwa ni icyo ngicyo nyine, ni ubwo bunyabyaha bwawe butagushingiyeho ahubwo bushingiye kuri kavukire yawe. None bikira bite? Ukizwa noneho gute? Icyo kintu gikira gute? Kandi icyo kikubamo gihora gituma wumva uzarimbuka. Niyo mpamvu gukizwa ni ugukira kurimbuka, none ugakira kuzajya mu muriro, ukamenya ngo noneho sinzaba ngiye mu muriro. Ni gute rero umuntu akizwa? Icyo akizwa cyo mwacumvise nicyo nyine, kuko icyo ngicyo iyo umaze kugikira ubwo bihita byumvikana neza ko na bya bindi keraga nabyo birakira. Ahubwo abantu baba baracuritse ibintu bakajya gushaka gukemura ikibazo unyuze mu ruhande rutari rwo. Bakizwa gute rero? Bibiri ivuga ko umuntu akizwa gute? Uko Bibiri ivuga ivuga ko Imana yohereje Yesu Kristo mu isi. Ndagira ngo tukijyaneho neza. Kuba Yesu yaraje mu isi abantu barabizi, kuba yarapfuye abantu barabizi, kuba yaranabapfiriye abantu barabizi. Ariko ubikure mu makuru, ubikure muri kera habayeho, umenye ko ari igikorwa cyakozwe ku bwawe. Yesu yaje mu isi. Bibiri ivuga ko icyamuzanye yazanywe no kugira ngo afate bwa bunyabyaha bwawe tumaze kuvuga. Basaza mwe gusinza, mwihangane rwose, mwihangane. Yesu cyamuzanye mu isi ni Yesu cyangwa Yezu. Ibyo nabyo abantu bajya babifa ngo bavuze Yesu ngo umupuro, bavuze Yesu ngo umunyagatulika, ariko Yesu niwe Yesu. Nta mpamvu yo kubipfa n'umuntu wavuze ikigezi n'uvugwa ikirebwa cyane, si ibyo bintu. Noneho Imana ivuga ko yohereje Yesu, ariko aza mu isi azanywe no kugira ngo afate bwa bunyabyaha bwawe, yakavukire twavuze, ndetse n'imbuto zayo, bya bindi nawe ujya wikorera. Yesu azanywe no kugira ngo ibyo bintu byawe byose abifate abigire ibye, bimubarwaho niko Bibiliya ivuga. Abyishyiraho atagombye kukubaza, abyishyiraho atakugishije inama, abyishyiraho ataje kukureba, kubera ko ni urukundo Imana yagukunze iramukorera, iramuguha kugira ngo aze yishyireho iyo dosiye yawe, yishyireho ubwo bunyabyaha bwawe. Noneho Imana babivuganye n'Imana, Imana iteze niwishyiraho ibye ko ntibukwice, ko namaze kumukatira ubwo gupfa. Biravuga ngo by'ibyaha ni urupfu, ariko Imana yabati ndakwica n'ubwishyiraho ndakwica, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, nararakase nararangiye. Imana Yesu aravuga ati icyo nanjye nacyemeye. Afata ibyo byawe abyishyiraho bihinduka ibye, munyumve neza. Abigukuraho abyishyiraho, mubyumve neza. Ni ukubyemera neza, ni ukubyumva neza ukabyemera. Yabyishyizeho abihindura ibye. Ni ukuvuga ngo Imana ikoresheje amaboko y'abagome imwica urupfu rwo ku musaraba, rwa rundi mujya muvuga ngo Yesu yaradupfiriye. Birasanga ubivuge ubyumva. Yesu yaragupfiriye, bivuga ko Yesu yahanwe igihano wagombaga guhanwa. Bivuga ko Yesu yishwe urupfu wagombaga gupfa. Bivuga ko Yesu yakubiswe izo wagombaga gukubitwa, ukabyemera mu mutima wawe. Iyo bita Gatulika babyita ukwemera, kandi nibyo ni ukwemera Yesu. Kwemera Yesu ni iki bamwemeraho? Ni ukwemera ko Kristo Yesu yishyizeho ibyo byawe n'igihano cyawe akagihanwa. Ibyo iyo ubyemeye ukabyemera mu mutima wawe, nibyo Bibiliya yita kwihana. Muranyumva neza? Nibyo Bibiliya yita kwihana, ariko reka mbisobanure neza. Kwihana ni iki? Kwihana ubundi mu mvugo nyayo ni uguhindukira. Muri kunyumva? Guhindukira uva hehe kujya he? Ni uko kurubara tutarizera Kristo, utaramenya icyo gihano Yesu yama ku kigiri cyawe, ubu uri kugenda ariko uri kujya mu rupfu, uri kujya mu muriro, uri kujya kurimbuka. Noneho iyo wumvishe inkuru za Yesu, ibyo mvuze kuri Yesu, ukabyemera mu mutima wawe, ubu uhindukiye. Uri kunyumva? Guhindukira, reka nkoreshe wenda indi mvugo mu Gifaransa bavuga ko ari demi-tour. Muri kubyumva? Demi-tour ni ukuvuga ngo ni kimwe cya kabiri cy'umuzenguruko. Abantu rero ntabwo bakoze demi-tour, ahubwo bakoze tour yose. Muri kunyumva? Gute? Barabwiye ngo kora demi-tour, uri kujya mu rupfu, hindukira urebe Yesu mu bugingo.
ijana. Abantu baba gukora demituru bakora turu yose. Arongera areba aho yareba demituru wakoze turu yose waba wisanga hahandi ugasaba imbabazi uti nihanye mana umbabarire noneho sizongera gace ugasanga wongeye ni turu yose. Noneho ndashaka kuba neza mana mbabarira nibajya kubikora uzanyice wajya kure ugasanga wakoze turu yose. Wewe umuzi wavuze ngo uyu mukristo n'ubundi wacameze uko wari umeze imbere y'Imana kigeze gihinduka. Kubatizwa wabatijwe ntacyo byahinduye, amasengesho waseze ntacyo yahinduye, n'ubundi ntacyo yahindura, ndetse n'ibikorwa byiza wakora ntabwo byabihindura. Ni ukuvuga ngo icyazanye Yesu mu isi ni iki? Yazanywe no kugira ngo ibyaha byawe bimujyaho n'igihano cyawe agihanwe. Noneho wabyemera mu mutima wawe agafata gutungana kwe nawe akakuguha kukaba ukwawe ukaba intungane imbere y'Imana bitewe no gutungana kwa Yesu aguhaye. Muri kunyuma turabona neza ko Yesu niwe watunganye 100%, ntiyigeze akora icyaha, n'ubu ntagikora, n'iteka ryose ntazagikora. Byumvikana ngo gutungana kwiwe niko konyine kwerewe imbere y'Imana. Utagufite ntabwo yajya mu ijuru. Imana yohereje Yesu kugira ngo afate ibyaha byawe bimubarwaho n'igihano cyawe agihanwe, n'ubwembe nawe afate gutungana kwe akuguhe kugira ngo akuza kwinjiza mu ijuru. Umuntu gukiranuka k'umuntu kurangwa kukagira izinga waba umuntu ari mwiza ugasanga yitwa ukundi wese si kunyuriwe nabi ukora icyiza kimwe ibiri magana abiri ugafasha umukene umuhaye igihumbi cy'ijana ukibuka kwesanga none si uva ibyo bintu ubwo rutange rwawe utese kwajya mu ijuru ntabwo ushobora kwemera ibintu bivangavanze n'amatungane y'abantu igikombe cy'amata hagiye n'umutoza umwe w'inka y'abantu gukira mu Yesu ntabwo bishoboka. Uri kunyumva neza? Ni igiki uwo mubandi yaramenye? Ntabwo yamanutse bajya gusubiza ibyo yibye, ntiyamanutse bajya kubatizwa, ntiyamanutse bajya gusenga, ntiyamanutse bajya mu butayu, ntiyamanutse bajya gupfukama. Uri kunyumva? Ahubwo amenye ko Yesu ari kuzira ibitarize, amenye ko Yesu azize ibyaha bye. Amaze kubimenya Yesu aramubwira ngo kubera icyo umenye nawe turabana muri paradizo. Amen. Nguko umuntu ukiri icyaha cy'ingogo igurya icyaha gikira cy'ingomoko cya kindi nuko gikira, ni ukuvuga ko ni ukugurana na Yesu ibyawe bikajya kuri Yesu byamugiyeho arabihanirwa ararangiza. Iyo ubyemeye mu mutima abaroma iki cyaha cy'umurongo wa 10 ngo umutima ni umuntu abyizeza urabyemera mu mutima nawe ukabarwaho gukiranuka ukabarwaho ubutungane bwa Yesu. Ubutungane bwa Yesu niko bujyana umuntu mu ijuru. Ntabwo ajyanwa mu ijuru ibikorwa bye, ibikorwa byawe ntabwo n'ibyaha bivanze n'ibyo bita byiza, ariko nta cyiza na kimwe wigeze ukora utiguteze, nta na kimwe wigeze ukora, kuko bivuga ko ugura umunyabyaha ugura igiti kibi, ngo kandi igiti kibi cyera imbuto mbi. Kubera ko umunyabyaha kubera ryavuko ibyo wakoze byose wita byiza burya nabyo n'ibyaha imbere y'Imana. Kubera ko byakozwe n'umunyabyaha niko birivuga ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka, ituro ry'umunyabyaha ni ikizira kuwiteka. Kumva amaturo watanze warahombye, ni ikizira, n'amasengesho wasenze warahombye kuko ni ikizira kandi koko nibyo. None se Imana ivuga ko burya ari wowe wishe umwana wawe kuko yishe Yesu kubera wowe. Muri ibyo niko yavuze ngo ni ibyaha byanjye byakwishe, ngo ntabwo ari zangumasa, ntabwo ari imisumari yishe Yesu, ni ibyaha byawe byamwishe. None wishe umwana w'Imana ukayishyira amafaranga, wewe wanyikira umwana ukajya amafaranga ubwo se nayewe wishe umwana w'Imana ukajya kuyisera ukayiresha kuri inshuti yawe mwigeze mwiyungaze. Muri kunyuma ariko biravuga ngo muri Kristo Yesu muri rwo kuba kumusaraba ngo nimwe Imana yiyungiye n'abari mu isi niwe yiyungiye nawe ngo ntiyabikikubara ibicumuro byawe. Muri kunyuma Yesu ari kumusaraba burya Imana yashaka kwiyunga nawe, warayihemukiye wabaye umugome, ariko turavuga ngo ndashanohereje Yesu kugira ngo niyunge nawe. Yiyunze nawe gute? Yafashe ibyawe bishyira kuri Yesu iramuhana. Iyo ubyemeye ifata ibyawe ikabigushyiraho ukaba intungane imbere y'Imana.
gutungana kwa Yesu kukakubarwaho akaba ari kuzakujyana mu ijuru. Ibyo mvuze nta dini ribigira mu ruhame. Ntabwo idini ryigeze ritira abantu, ni Yesu wapfiriye abantu. Bibe byiza ribe rimaze imyaka myinshi, ribe rikundwa n'abantu, ribe rifite abayoboke. Nta dini ryagiye ku musaraba, Yesu umwana w'Imana wagiye ku musaraba. Biravuga ngo nta rindi zina munsi y'ijuru